Yes, reka nkusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza cyane wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe aho uherereye hose, aho dukurikiranira uherereye waba udukurikirana uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka twifurize kugira ibihe byiza cyane. Ni inkuru y'incamugongo irimo iragarukwaho haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni impanuka ikomeye cyane ibereye ku Ruyenzi, ni umuhanda uva mu ntara y'Amajyepfo werekeza mu mujyi wa Kigali. Ni imodoka rero ikoze impanuka ndetse binakomeje kugenda bigaruka ko umwe mu bari muri iyi modoka ngo bari bavuye mu nama y'ubukwe rero ngo birangiye aje kuhasiga ubuzima. Birumvikana amakuru akomeje kugenda agarukaho bivuga ko ngo yari afite ubukwe ejo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'2025. Abantu benshi rero bakimara kumva iby'iyi nkuru cyane cyane abo mu miryango y'uyu musore wari gukora ubukwe ejo, ni inkuru ibabaje. Ni inkuru ibabaje cyane cyane ku ruhande rw'umugeni wari witeguye ko ejo arakora ubukwe. Urumva nyine ni ibintu bibabaje. Turaje kugira ngo tukuvire umuzini muzingo iby'iyi nkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane. Abantu benshi bacitse ururondogoro cyane cyane mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bacitse ururondogoro bakimara kumva iby'iyi nkuru bitewe nuko hari harimo uyu mugeni wagomba gukora ubukwe ku munsi w'ejo. Ariko mu by'ukuri nabagiye babigaruka bavuga bati se burya buri muntu akwiye kujya yicara yiteguye kuko ntawe uzi igare rye, ntawe uzi ikizamutwara kuva muri iyi si, ntawe uzi ngo azatwarwa n'iki. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje. Ni inkuru ibabaje yakomeje kugenda igarukaho cyane. Abantu benshi banakomeje kugenda batangaho ibitekerezo. Mu by'ukuri ushobora guhita wibaza ute se iyi mpanuka yaba yatewe n'iki? Niki cyaba cyateye iyi mpanuka? Nkuko mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu, imodoka yashwanyaguritse ku gice cy'imbere, yose yashwanyaguritse. Mu by'ukuri abantu bari bicaye mu gice cy'inyuma, nibo baje kuba bakomereka, ariko abari mu gice cy'imbere bose baje kuhasiga ubuzima, bose bapfuye. Ni ibintu bibabaje. N'uyu musore rero wagomba gukora ubukwe ku munsi w'ejo tariki ya 6 z'uku kwezi kwa 9, nawe rero yari yicaye ku mwanya w'imbere, nawe ari mu baje rero kuba bahasiga ubuzima. Ni inkuru ibabaje yakomeje rero kugenda ishengura imitima y'abatari bakeya. Turaje kugira ngo tukuvire umuzini muzingo uze gusobanukirwa neza icyateye iyi mpanuka ndetse na nyuma yuko iyi mpanuka ibaye icyaje kuba cyakurikiraho. Byose rero turaje kugira ngo tubikuvire umuzini muzingo. Reka tugusabe rero niba ari ubwa mbere ubanye natwe ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntibibagirwe ukanda kunzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere. Amakuru yacu ujye yakurikirana 5 kuri 5. Kurasha cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi no muri comment usigemo igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Nkuko rero byakomeje kugenda bigarukwaho ngo uyu musore wagombaga gukora ubukwe ku munsi w'ejo tariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'2025, ngo bamwe muri bagenzi be rero yaje kuba yaganira nabo. Hari amwe mu magambo ngo yakoreshaga, ariko mu by'ukuri ntibayiteho, kumbi ibyasaga no kubasezeraho, kwari ukubasezeraho. Nabaje kubigarukaho rero abantu baje rero kugera ahangaha iyi mpanuka yaje kuba yabera, by'umwihariko barimo inshuti z'uyu musore waje kuba yakwitaba Imana. Baje rero kuba babigarukaho rero bavuga ko mu by'ukuri ngo uyu musore amwe mu magambo yakoreshaga baganira muri kino cyumweru turimo rero, urumva ni nacyo yagomba gukorera mu bukwe, ngo bisa naho yabasezeraga, ariko burya ngo ntabwo bigeze babimenya. Nibwo baje gusubiza inyuma amaso basubira mu magambo bagiye baganira, nibwo rero ngo baje kumva ko yamasezeraga, bimwe mu byo baganiraga yabasezeraga. Buryo ki rero iyi mpanuka yaje kuba yabamo? Ni ibintu byabaye bitunguranye. Biravugwa ko iyi modoka ngo yaje kugonga umukingo. Imaze kugonga umukingo ihita ihindukira, iragenda ihita isa naho igwa ku ruhande rw'umuhanda hepfo, ariko nanone ahantu yaguye hasa naho hari imanga, habuze gato cyane ngo ibe yagwa munsi y'umuhanda. Urumva n'aba bantu bari mu gice cy'inyuma,
muri iyi modoka urabona ko cyo ntabwo kigeze cyangirika cyane, uretse ku rugi hasa naho hangiritse ariko igice cy'imbere cyose nicyo cyangiritse ku buryo bukomeye cyane. Iyo iramuka rero yirenze umuhanda ikagwa munsi y'umuhanda ku manga iri hano hantu, nabo byari kurangira nabo rero bahasize ubuzima. Biravugwa ko rero uyu mushoferi ngo yaje kugonga umuhanda ubwo yari afite umuvuduko uri hejuru cyane. Mu by'ukuri ngo impanuka yabaye ubwo iyi modoka yaturukaga mu karere ka Kamonyi irimo irerekeza mu mujyi wa Kigali. Iyi modoka rero ngo yerekezaga mu mujyi wa Kigali iturutse mu karere ka Kamonyi, aho rero ngo bari bavuye mu nama y'ubukwe basubiye hano mu mujyi wa Kigali, dore ko ngo n'ubukwe bwagomba kuba bwabera hano mu mujyi wa Kigali. Urumva nyine ubukwe bwagomba kuba ku munsi w'ejo tariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Bamwe rero mu baje kuba babona iyi mpanuka imbona nkubone, icyo baje kudutangariza nuko ngo imodoka yaje yirukanka cyane, yaje ifite umuvuduko uri hejuru cyane ku buryo abo yahuraga nabo bose bavugaga bati uyu muntu utwaye iyi modoka mu by'ukuri n'uyu muvuduko arimo aragenderaho ntabwo biri buze kuza kumugwa amahoro. Ngo nibwo rero yaje kurenga nka metero zigera muri 40 ari asize abantu cyangwa se adepashije abantu cyangwa se abisikanye n'abantu bari mu muhanda barimo baramwibazaho uburyo cyari gutwara iyi modoka. Ngo rero ngo imodoka yahise igenda ibura control ihita igonga umukingo. Igonze umukingo rero nibwo yaje guhita yongera ikora rituru ihita igaruka munsi y'umuhanda nk'uko namwe mukomeje kugenda mubona ku screen yanyu. Ikimara kugaruka munsi ku ruhande rero rw'umuhanda hepfo, yari yashwanyaguritse mu by'ukuri. Nawe uyirebye urebye uburyo yari yabaye kugira ngo hagire umuntu urokoka muri iyi modoka, by'umwihariko ku bantu bari bicaye hano imbere, n'ibintu bishobora kuza kuba ariko bikabaho kubera yamana ishobora kuba yagukiza kubera ko umunsi wawe utageze. Nibwo rero ngo ibi bikimara kuba abantu bari bicayemo hano inyuma batakaga, ariko mu by'ukuri abari imbere y'abashoferi n'uyu musore bari bicaye imbere bo tayari byahise birangira. Urabona nyine ntabwo iyi modoka yashwanyagurika gutya kuri kino gice cy'imbere ngo habe hagira umuntu uramuka cyangwa se habe hagira umuntu uvamo ari muzima. Ikintu cyahise gikurikiraho rero ni iki? Ikintu cyahise gikurikiraho abantu yararenzeho cyangwa se abantu yarabisikanye nabo barimo baramwibazaho cyane, bahise basubira inyuma kuko ngo bumvise ikintu gisa naho gituritse, bahita basubira inyuma baza kureba basanga ni ya modoka ikoze impanuka. Gusa bagerageje gutabara bari muri iyi modoka cyane abari baje gukomerekeramo, bari bicaye ku myanya y'inyuma bagerageje kubatabara. Urumva nyine bahise bakora ubutabazi bw'ibanze ndetse bahita bahamagara n'imbangukiragutabara zihita ziza zibatwara kwa muganga, ndetse n'imibiri y'abaje rero kuba bagwa muri iyi mpanuka nayo ihita ijyanwa kwa muganga mu buruhukiro bw'ibitaro kwa muganga. Urumva nyine ni ibintu bibabaje byateye abantu agahinda cyane cyane mu miryango yombi, haba umuryango w'uyu musore wagomba gukora ubukwe ejo ndetse n'umuryango w'umukobwa wagomba kwakira kuba wabona umukwe. Urumva nyine ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu byateye abantu benshi agahinda cyane abaje kuba babyumva bagarutse kuri uyu musore wagomba gukora ubukwe ejo. Urumva igihe cy'ubukwe cye birangiye ari wo munsi wo gupfa. Nyine ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda. Natwe rero tukimara kumva aya makuru twavuze tutireka tugerageze dushakisha amakuru, by'umwihariko tumenye se byagenze bite, iyi mpanuka yatewe n'iki, nyuma y'uko ibaye hakurikiyeho iki. Twari turije kugira ngo tuguhe update z'aya makuru. Reka rero tukwisabire niba ari ubwa mbere ubanye natwe, nyaboneka kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ni ikintu cyoroshye cyane, ndetse ukoresha aya makuru yasangiza abantu 2 cyangwa 3. Urabuduteye inkuru ikomeye cyane, urabutweretse ko ubana natwe 5 kwa 5 kugira ngo nicyo dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Koresha cyangwa se partage aya makuru nayasangiza abantu 3 cyangwa 4. Urabuduteye inkuru ikomeye kandi ujye muri comment utange igitekerezo cyawe, ukone like, ubundi tujye twibanira 5 kwa 5. Wakoze kubana natwe rero, ciao bye bye. Amakuru naka agaruka.